azize kugira communauté mbi yabayemo, ari aho yakoraga, abo bakoranaga nabo basangira. Urabyumva? Muri make agiye kuducika, byo si gitangaza. Nje ntabwo mubara nimwumva ngo yinjiye gereza imwe mu Rwanda, ntabwo nzaba nyumara nk'umuntu, kuko igihe cyose azafunganwa n'abantu bagize uruhare muri genocide, nawe yararokotse n'ubwo ari gushinjwa kuyipfobya kubera ibibazo yifitiye, ntazabakira umuntu. Naho yavamo ntazaba kibasha kuba yakwigisha, ntazaba kibasha kuba yahanga, azaba hanga iby'abasazi. So rero twese communauté nyarwanda yumve ko ubuzima bwa Karasira benshi dufitemo uruhare, ntiyagombaga kugera hariya. Ibu vraiment ndayishimira process yakoresheje, byagomba kuba byarakozwe n'abasosiyali. Karasira bakagira iyindi nzira bamunyuzamo ijyanye n'iyo counseling. Ribu rero kubitari insiste yirukira nk'uko abantu benshi birukiye kumusabira kuva ku kazi, biriya nabyo ni byo mbigereye trauma ye. Nongeye kubashimira abakunzi ba Ukwezi TV, ndashimira mwese mudukurikiye muri hirya no hino ku isi, mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye, ndetse ndashimira buri wese udukurikira ari mu Rwanda, mu bice by'igihugu bitandukanye. Uyu munsi turi kumwe na Karegeya Jean Baptiste, ni umunyamakuru akaba n'umusesenguzi ku ngingo zitandukanye zireba cyane cyane politike n'imibereho myiza y'abaturage. Karegeya, nifuje ko uyu munsi tuganira. Yego. Wumvise nk'umunyamakuru byanze bikunze ibijyanye n'itabwa muri yombi rya Karasira Aimable akurikiranyweho ibyaha birimo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ndetse no kugaragaza ko itateguwe n'ibindi nyine bikubiye muri dosiye RIB yatangaje, hakabamo n'icyo kubiba amacakubiri. Akenshi nk'umusesenguzi nk'umunyamakuru yumvishe ibintu nk'ibyo hari ukuntu bisona mu matwi yawe. Yego. Ukimara kumva iyo nkuru wese wumva umeze ute, cyangwa se wese uyifata gute? Urakoze cyane, ariko ngira ngo nta cyantunguye kuko n'undi twari tubitegereje. Karasira ibyo bimaze igihe kuva uko byagezaho ari ibintu uko mu ndirimbo ze n'ibyo yashyiraga kuri Twitter byaje no kuvamo gusabirwa kwirukanwa muri kaminuza. Nubwo yirukanwa muri kaminuza bitiswe ko byasabwe, bikitwa ko ngo hari amakosa yari yarakoze harimo kutajya kwiga ngira ngo, ariko byabaye nyuma ya Twitter z'abantu babiri zimusabira kwirukanwa. Arirukanwa. Karasira rero igenda ndamuzi ngira ngo Butare twahabanye nk'umwaka umwe, ndamwibuka ari umwana w'inzobe ngira ngo yakinaga na karate. Umuzi ari umunyeshuri? Yego. Ari umunyeshuri nyine bakiza gutangira, bari muri EPRM, twebwe turi muri ngira ngo nari muri bac ya kabiri. Mubona ariko n'ubundi ubona atuzuye ko yakunda kuvuga aho tuvuwa, iyo bagendaga mu muhanda twajyaga tubabona bavuye muri EPRM iba kwitaba mu nzira, ukumva n'umuntu avuga ijwi riranguye cyane, aho bari kumwe yabasumbije ijwi. Nkamwibuka ko akenshi hari n'igihe yavuga nko muri karate akaba yajya nko ku meza atarakaraba, yakundaga no kugira kimono zidasukuye cyane nk'iz'abandi, ubwo bari kubwira. Ariko kubera ko icyo gihe n'urungano yari umusore, naho bagendana ari abasore, na kaminuza benshi ari abasore usibye nk'abarimu. Donc bitaratangira kugaragara ko ari anomara, ariko n'ubundi ubona ko adasanzwe. Araje rero urumva arize, ararangije, abaye umwarimu muri kaminuza, noneho ubwo ni impano yo guhanga biraza, za Twitter ziraza, noneho ibyo byose bigenda bifungura ibyari bimurimo. Ibyari bimurimo njya numva avuga ko yarokotse jenoside yakorewe abatutsi, none akurikiranweho kuyipfobya. Umuntu muzima mu buzima busanzwe byagora kwiyumvisha ko umuntu warokotse jenoside ari we waba mbere mu kuyipfobya. That's one. Icya kabiri, n'utarayirokotse umuntu muzima, uko umwana atashyira akaboko mu mbabura yaka, uko umupompiste wo kuri sitasiyo
atatekera itabi ari mu kazi, uko wote utashyira akaboko mu kanwa k'ingwi, umuntu muzima mu Rwanda niko yagombye gutinya gukora uko yiboneye ku bijyanye na jenoside. Ejo bundi Macron yarabivuze, Macron yaranabivuze ati le génocide ne s'excuse pas, kuko mu gihe abantu sintandukiye, mu gihe abantu bari bategereje ko baravuga ngo mumbabarire, ariko yaravuze ati mbore ikintu nk'iki se bagisabira imbabazi gute? Ntabwo bishoboka. Bishatse kuvuga ngo n'itegeko rya jenoside rimaze kujyaho turabizi mu Rwanda, ariko niyo ritajyaho umuntu muzima uzi icyo jenoside yakoze mu Rwanda ntabwo ashobora kuyikinisha. Cyakora bishobora kugwirira umuntu mu magambo, nanjye byangwirira asaba imbabazi. Mu rwego rw'amategeko ngira ngo mu bintu muri erema bareba erema eshatu, intention irimo bikugwiririye cyamaze kubona ko byabaye nta intention za erema zigize icyaha zavaho. Nuza rero Karasira ntabwo ndagera kuri état de santé mentale ye. Ibyo ndi kuvuga ko mbibona observation, sindamenya niba hari inzego zaba zarigeze zimushyikiriza abakansarazi, abajyanama mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Nicyo cyakagombaga kubanza mbere yo gushyikirizwa inzego zijyanye n'ubutabera. Ngira ngo buriya mu Rwanda tugira n'ikibazo, tujye tubivugira rimwe, urwego rw'ubuzima bwo mu mutwe ruri hasi cyane. Nta mbaraga mu gihugu nk'u Rwanda gifite amateka nk'ayo nta byigeze biba. Higeze kubaho umuryango wa RCT Ruhuka, ndabibuka wakoraga hari Kibagabaga hagana hasi. Ubu ngubu hari ngira ngo hari n'andi mahonije make cyane. Hano hari centre psychosocial yabaga hano hepfo kwa Vena, ubusinzi aho yimukiye, ariko nabyo byari bito kuko bagombye ko ari n'amaklinike, aho kugira amaklinike yo kubyaza afite za maternité, twabwo tujyana n'amaklinike privé na leta, donc uburyo ubuzima bwo mu mutwe bukabungabungwa. None rero byararenze. Tukigiye cy'ubuzima bwo mu mutwe hariho n'ikintu kubera ko bitakunze kugaragara nk'ikintu kivuga ko indera umuntu mbese bazi ko umuntu wese ugize ikibazo cyo mu mutwe, kuko mu mutwe ibibazo byo mu mutwe abamo byinshi, habamo depression, yego, kwigunga, hari biba bitewe na nerf, nerf manza n'udutsi yarakubwira ni byinshi. Abantu benshi tuvuze ubuzima bwo mu mutwe bahita bumva wa muntu utora amashashi, ntibazi ko ari umuntu ukora mu rugo uburyo buri kigo runaka afite ikibazo. Ariko mu Rwanda duhorana ibyo bintu, abantu bafite ibibazo byo mu mutwe mu Rwanda ni benshi. Ejo nabonye umudamu ni Manzari Ketiredu yari yafishije ko bari buganire ku kibazo cyo mu mutwe mu kazi. Abantu benshi barabifite, dogre z'ibibazo byo mu mutwe nizo zitandukana, ariko bigezeho abantu bicana, iyo bigezeho abantu biyahura, iyo bigezeho abantu iby'amashashi, gutoragura amashashi tubireke, ariko umuntu yiyambuye ubuzima cyangwa bwambuye uwo bashakanye, cyangwa se ashoya cyangwa se ashoya akaboko mu kanwa k'intare. Niko nabivuga ko kuko gukira igiti uko wiboneye, kuvuga uko wiboneye ku bya jenoside nabyo ubusa n'uwiyahura, nk'uko utakurira ipoto y'amashanyarazi. Rero bigeze kuri urwo rwego, rero icyo nshima ni uko inzego z'ubugenzacyaha, ubwo wenda n'ubushinjacyaha, kuko ntibiragera mu rwego rw'urukiko, ariko nzi ko mu minsi itatu araba yabaye wa parike, baragerageje, kuko mu bintu yari amaze iminsi avuga, yavugaga akavuga mu kanya ukumva arigaruye ati kandi ibi bintu RIB yarabimbujije. So RIB iyo process yabaye, ikiganiro twize kugira n'ubwe yatubwiye kenshi ati RIB ni abantu beza bakakuza kugira inama batinga ibyo byitonda. Yaratubwiye ko baherukayo bamubwiye bati ntitukubujije kuvuga, ariko ibintu bijyanye na jenoside ujye ubyitonda, don't touch. Nibyo n'umunyarwanda wese muzima yagombye kugira, ufite ubwonko bugikanyakanya, benshi bwaraparangaritse twese, ariko nibura kameme ubiruka umuntu udashobora kumanura lisani ngo anyare muri saro ye cyangwa muri firigo, uba afite ubwenge, apforeje jenoside, wavuga ko ni don't touch. Noneho rero RIB vraiment ndayishimira process yakoresheje, byagomba kuba byarakozwe n'abasosiyali. Karasira bakagira iyindi nzira bamunyuzamo ijyanye n'iyo counseling.
ribu rero kuba itarisise yirukira nk'uko abantu benshi birukiye kumusabira kuva ku kazi biriya nabyo ni ibyongereye toroma ye uranyumva umuntu warokotse jenoside urabyumva uyivuga kuriya urabyumva iriya ni manque d'identité nabwo ni uburwayi ribu rero yabonye identité ya Karasira mbere y'abakamwitayeho abasosiyali n'abaganga imutwara buke buke yanga kumuhutaza abandi bamusabira kwirukanwa byongera ya trauma ye urabyumva ushobora no gusanga entre guillemets no gukaza umurimo mu kuvuga nuko adafite icyo akora ntategura amasomo ntajya ku kazi no kwivugira gusa no gucuranga aragiye rero ribu mamira yaramusinyije bitaramusinyije ariko nziko yabanje kumubwira ati wakwitonze ibi bintu wabiretse wakwivugiye ibindi sibyo wakwivugiye ibindi baramurwaza bigera rero kuri finale ariko nabo akavuga ati kandi ibi bintu ribu yarabimbujije icyo rero kikwereka ko ka conscience kazaga ampeta ariko akaba bizi ko ari gukirigita intare none rero ubwo bigeze aho afashwe habaye gira ngo petition hari n'umuryango n'umurinzi wasabye amasinya ngira ngo nka 500 kugira ngo basabe ko Karasira ashyikirizwa ubutabera aragiye rero iminsi 5 araba ari wa parike iyindi 5 abe process yo kugira ngo agezwe imbere y'umucamanza rero ibyo nahoze nkubwira nenga ko system yo gufata abarwayi bo mu mutwe hano mu Rwanda idahabwa imbaraga kandi abantu barashize ibimenyetso bihari imibare muri statistique abicanya bagize gute byose urabibona ariko n'abandi ubona rega batuzuye umushoferi ni mu crossing agusanze muri zebra crossing avuga ati va mu nzira wa kinyogote hari ugeze kubinkwa urumva ubona yifitemo tundi tuntu urabyumva umuntu nubona aviora sansinique ngo ni shoferi afite permis ariko si muzima so rero bigeze kuri Karasira hakenewe imbere ya kugira ngo habe justice pénitentiaire hakagombye kuba justice sociale ibintu byose biba hano dufite amategeko menshi nashyirwa mu bikorwa ejo twarimo tubivuga ko nta muntu utasangaho icyaha ariko ibibazo bya Karasira hano rumwe twize kuganira ratubwira ati twese tuba dufite cases ahubwo hari igihe basanga ibyo niyo minsi ibyo uri kwica n'ibyo uri gukiza ibyo uri kwica ari biki ariko bakurebye dosiye bakajya kukanaliza basanga hari yego cyane rwose cyane nkunda kubivuga amategeko turafite nta sinziriye araryamye abyutswa bitewe n'uyakorogoshoyeho cyangwa n'ibihe rero hakagombye kuba justice sociale nka buriya buryo bw'abunzi na kurya inyangamugayo zakoraga nabyo byakagombye kugira imbaraga baka-extendinga field yabyo Karasira hari izindi ziragomba kuba yaranyujijwemo nkurikije ibyo ushaka kuvuga urugutsi niba harabayeho ubutabera bwunga yego ku bakoze jenoside habura ubuvura kuki noneho nyuma n'ibyaha biterwa n'ingaruka za hagombye kuba ubutabera buvura kuko guhana ingaruka zo gufunga igifungo nizo nyinshi kuri sosiyete usibye nka Karasira wenda wakoreye icyaha leta ariko ibindi byaha wakoze ntabwo ari leta bagikoreye rubanda humanité yego voilà ni humanité hari ibindi byaha bihutira guhana wenda byaba mukuri cyangwa bitaba mukuri umuntu agafungwa umuryango we ukajya mu bukene iyo ugiye mu bukene ujya muri cyiciro cya mbere leta ikagufasha icyo ni igihombo cya mbere nubwo atajyasije twavuga ko ariko bifitanye isano muri kwa kureba ibibazo sosiyete ifite yego uzarebe sosiyete turimo dufite kesi z'abantu benshi umugabo n'umugore bafite abana 3 umugabo yishe umugore abana babuze nyina yego umugabo bamukatiye burundu abana bagiye kuba imfubyi n'uvuga ngo bari mu maboko ya leta ejo tuzabe tuvuga ngo abo mu muhanda bariyongereye kubera iki ntabwo twakemuye ikibazo cy'aba abantu babiri mu rugo birangiye umwe agiye mu Busanza undi agiye Mageragere abana hehe bayumvise so justice pénitentiaire ahantu hari amategeko
yagombye kunganirwa na justice sociale ekirative kuko ari ubutabera buvura. Noneho rero twimagine uko byagenda. Ako kantu muri psychology bavuga yuko kuvura ubuzima bwo mu mutwe ubwabyo ngo c'est contagieuse ni ikintu cyandura, no kuvuga ngo ni cya kintu ukora wagikorera Karegeya na Theo kikamugera kubera ko Karegeya niduhura namara gukira tubana hari uko nanjye azamvura. Ubwo rero Karasira ibisigaye kujya mu butabera dusipose ntabwo bwifuriza gufunga, ariko habayemo ubushishozi anafunzwe yakagumye nko gufungirwa nk'indera. Twimagine rero yakatiwe imyaka ukiri kubyindera indera kuki twahafashe buri gihe ndabwira ko bamenshi tuganira n'isimuka muri nkuru bumva ko indera ari mu basazi koresha yotere bantu nyine batoragura amashashi ntago abantu barumva neza yuko umudeje w'ikiko gikomeye yaje indera kamara y'iminsi 3 bakamufasha ejo agasubira mu kazi. Impamvu nabyo biragaruka kuri ya systeme igihugu gikoreramo, kuba tukifite ndera nayo ari imwe yonyine urabyumva, kuba ari imwe yonyine niyo mpamvu tugira iyo hari ibigo byinshi bishinzwe buriya buzima abadukurikira bazambwira aho icyo kigo cyari kwa Vena kimukiye. Ari ufite ku kigo ejo unyibukije hari umuntu umwe nzi wize ibintu bya santé mentale wabuze akazi. Naravuze nti bafite abantu benshi bafite bize santé barahari abize psychologie clinique urabyibuka ko bageze ku isoko bakavuga ati nti muri abaganga nti muri abarimu ubu benshi psychologie clinique psychologue clinique yakwiye kuba muri buri clinique yose mu gihugu kuko ariko nibyo gushaka kukubwira narimo nkubwira rero ngo impamvu tuvuga ndera yabaye vogue nuko rero yonyine iyaba hari utundi udusantre nkako kari psycho social kari hano hafi yo kwa Vena batarahasenya hari amasantre amaklinike privé wenda ikispecializa wenda kuvura disons aha trauma kabukwaho abandi bakavura depression abandi bakavura anxiety kagahinda gakabije abantu ntabwo tuba tuvuga ndera gusa, ariko mu bikenewe cyane kuri Karasira ni ukubanza guhura n'abakansarazi abajyanama b'uburwayi bwo mu mutwe. Noneho nibiramuka bitabaye uko agiye mageragere agiye gufunganwa na bamwe mu bamuhekuye nk'uko abivuga. Donc perte d'emploi c'est très traumatisant, noneho gufunga c'est encore traumatisant, noneho gufunganwa na bamwe mu bamukoreye icyaha c'est encore traumatisant. Tuzaba tumubuze nk'umunyarwanda urumva ntazaba akiri umuntu niyo yamara 3 mageragere ntabwo yagaruka akiri umuntu. Ariko abanje mu bigo sinongere kuvuga indera bikora nka ndera dushobora kumugumana nk'umunyarwanda. So turebere ibihombo turebe ibihombo ndabyumva ko ubutabera bugomba gukora akazi kabwo, ikibura ni ibibanziriza ubutabera. Umucamanza azakora akazi ke, ariko mbere y'uko agera ku mucamanza societe yakoze iki? Societe icyo yakoze ni nko kugira gute, ni nko gukangura bya bisazi bye, aho kugira tumwegere aho kugira ngo abantu bamwegere ngo ati cya ikarume niko bigenda bimera bitya umuganiriza bigize gute, ni ukumukanga gusa, ukumukanga kumusabira kuva mu kazi kugira gute, kumuteza inzara. Ubwo se wasanga na biriya bivuze kugira ngo wenda ikiganiro yarimo cyinjiza amafaranga wenda nawe haraye yakuramo, ariko na chômage iratraumatiza babyumva. Ngaho rero va kuri chômage trauma ubari kuri RIB, nshimira RIB ntagire unyumva nabi kuko yabanje kumugira inama, ariko muri icyo gihe RIB yibutse kumugira inama hari izindi nzego zagoma, inzego z'abasocial n'abaganga zagomba kwita nazo zikamukurikirana. Iyo raporo n'ibintu yavuye muri bakavuga ati ibi bintu wabiretse kandi ko twumva uvuga ko warokotse genocide ukabusa n'uyipfobya, ntabwo kikurikira cyagomba kuba justice pénitentiaire yagomba kujya muri counseling, mu nzira ya counseling, ubujyanama mu bujyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ageze nageragere rero azabana na bamwe mu bamuhekuye, sibyo abantu avuga ko yabuze muri genocide yakorewe abatutsi azajya kubana nabo birenge hahandi, urumva birenge hahandi afungurwa ntazaba akiri umuntu, kandi yari umuntu ukenewe. Kabe mu mwarimu wa kaminuza ntabwo ari umuntu wo gupfa urumva, nubwo nta munyarwanda wagombye kugira, ariko ikibazo cya Karasira ubwo naho kiri kugana. Icya kabiri ni urugero
urugero rwiza kuko buri ushobora gusanga Karasira biriya bibazo bye byamenyekanye kubera ko ni intellectuel ku mwarimu wa kaminuza akaba umuhanzi akajya kuri Twitter we biragaragaye abameze nkawe ni benshi biramutero barashize umuntu utabasha kwa umuntu warokotse jenoside wenda ntabasha kuyakira cyangwa akagira ibindi bimuvangira cyangwa se tutsipose mu Rwanda habaye byinshi umuryango wiciwe mu buryo bubiri sibyo mu buryo bubiri cyangwa butatu hakazamo guhunga macinya amazi y'ikivu hakazamo kugongana n'amasasu bahunga ariko n'abandi barishwe n'intera hamwe uwo muntu nawe bishobora kumwivangana ukabona gutya hari umuhungu nzi hari umuhungu twiganye wo mu Ngororero yari umwana muzima pe ariko nageze usanga bavuga adatoragura amashashi yaraniza ararangiza afite imanite so abantu nk'abo ni benshi aho bitabasha kugera kuri urumva we nuko yarigize public byabaye public yabicisha muri Twitter mu ndirimbo mu biganiro buri kanya YouTube donc urumva we atangiye ari muri process y'ubutabera ariko hari abandi benshi bagize iriya deséquilibre mental bari muri societe ikabamanaginga nk'abasazi bakubitirwa ubusa bakoreshwa imirimo batishyurwa kubera iki abo bose ntawe witayeho so please ntawe witayeho nta birarenga ariko igihe kimaze kuba kinini ntabwo higeze hagaragara ingamba zo gufasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe ducungana no kumanaginga resultat final uriya ni ugupfobya jenoside ariko resultat final tubona zo kwicana zo kwiyahura zo kwinaga mu mazi zo gufata impinja byose n'uburwayi aho kugira ngo izindi nzego ndetse iz'ubutabera zo kubera ko amategeko agomba kubahirizwa ariko mbere y'uko umuntu agera imbere y'ubutabera hakagombye kuba banuza bakasarazi uyu muntu waritewe n'iki asanzwe ari muzima ese cyane ko mpereye kuvuga twakoranye ibiganiro byinshi ariko ntabwo twaheruka gukora ikiganiro ibyo byagiye bikura bigenda ubona ko bigera ku yindi step bivuga ngo yabuze abantu analize uko byari bimeze mbere ndibuka mbere akigisha muri kaminuza ni inkuru dushaka kuza gukora kugira ngo abantu babone neza ukuntu byari bimeze yatangiraga mbere avuga ati niyamye abantu baba hanze nivugira ikintu nanenga ubushomeri bagatabyifasha kugira ngo bagaragaze ko ndi kumwe nabo kandi nta gahunda dufitanye bikagenda bikura bigera kuri rwa rwego avuga ati ngewe ubu ngo banusigaranye nabarwanya ubutegetsi gusa ati hano bose byagiye bikura environnement ye imurebera abayobozi ba kaminuza abanyeshuri be abakorege be n'abandi n'aba bose bamutumira urubyumva ko kwirukanwa ndiko ko imbere yavuga ati mushaka ko banyirukana mu kazi koko nkiberaho nabi ariko bagiye kumwirukana avuga ati ngenda maze no kubyakira barazanyirukana ati jewe mbona bese ugatangira ukabona yuko ibintu bijya rero sheke ya societe nyarwanda yose icyo twagakoze ntabwo ari kuba atangiye inzira yo kwinjira mu butabera icyaka bagomba gukorwa muri iyo nzira yose agomba kuba akompanye kandi abantu bari bahari turarebera umuntu rero ngenda kubwiza ukuri ngewe Karegeye niba yararokotse jenoside agafungirwa kuyipfobya akajya gufunganwa n'abayikoze turamubuze ntazabakira umuntu icyo cyo nicyo ntazabakira umuntu kuko uko byagendaga bikura kuko hariya aragiye agereyo wenda bamwe batangira nawe bamujoge sibyo bamujoge deséquilibre mental none iremere sibyo urabyumva nibyo yari arimo ni umuntu utagaragaza kwikunda icyo nicyo cya mbere nabikubwiye kera icyo gihe kera uko kuntu atakoraga isuku ifatika habaga harimo akantu ko kwinegirija n'ubu ngubu wabonaga ko atakibasha kwiyogosheshereza igihe ubwanwa reka data akakubwira ati umushahara mweramo kimwe cya kabiri uwo muntu sosiyete twakoranye ikiganiro akatubwira ati ngewe n'ubundi narapfuye byararangiye ati ngewe rwaye diyabete ariko uyu munsi ugasanga arimo arinywera inzoga ati gize imana rukaza rukantura n'isi umuntu wagaragaye gutyo ntabwo ari uku kominote yagombye kumumanaginga seruma aho ageze step yari ndabizi ko akigera bamubwira ati kandi twarakubwiye barabyumva rero ari kuri bibwe izamusikiza parite ijambo rwose nkakanga yabwiye ati ribu ndabashimira ni abantu beza kuko ndibuka ari nk'ababwiye ati baranjyanye barangaburira wambasagara nantura ngeza mu rugo
ati kandi bangiriye inama barambwira ati itware gutya witondere ibi ngibi witwararike. Urumva ko abaribu abo muri ribu bo babonye ko ikihutirwa kuri batari kumugeza mu bucamanza. Ngira ngo nayo mpamvu ibyo birabivuze kenshi ariko akaba afunzwe ubu ngubu no kumucyura bese nibishinzwe gucyura uwo bari bahamagaje ariko ni kwa kugira ngo ako kantu nuko bona atari byo bashinzwe ariko nuko kumwakompanya azize kugira community mbi yabayemo ari aho yakoraga abo bakoranaga nabo basangira urabyumva muri make agiye kuducika byo si gitangaza. Nje ntabwo mubara nimba ngo yinjiye gereza imwe mu Rwanda ntabwo nzaba nyumara nk'umuntu kuko igihe cyose azafunganwa n'abantu bagize uruhare muri genocide nawe yararokotse nubwo ari gushinjwa kuyipfobya kubera ibibazo yifitiye ntazabakira umuntu naho yavamo ntazaba kibasha kuba yakwigisha ntazaba kibasha kuba yahanga azaba ahanga iby'abasazi. So rero twese community nyarwanda yumve ko ubuzima bwa Karasira benshi tubifitemo uruhare ntiyagombaga kugera hariya kandi ntabwo mpamya ko umuntu wageze ku rwego rwo kwigisha kaminuza kugirwa inama byamunanira bize ko Libe bimubwiye ko nibakibuka ko Libe yamukoreye ibyo byose ibyo bintu Libe yamukoreye se iyo bikorwa na duwaye wa faculty yigishagamo bigakorwa n'abakorega barimo bakajya bamusura inshuti ze aho awera bakajya bamuganiriza wenda n'izo nzoga akazigabanya yari kuvamo umuntu kandi ufitiye igihugu akamaro. Ngo rero tugiye kumuhomba nagera muri iriya misozi ya Butamwa finito niko bimeze. Umuntu ashobora kutwumva akavuga ati ibyo Karegeya yari kuvuga ngo ashinjwa gupfobya jenoside kandi yarayirokotse Karegeya ashaka yibagiza ihame rivuga yuko amategeko areba abantu bose kimwe akagira icyo katubwira. Ngewe ntabwo nabanje kuvuga ngo dufite amategeko menshi meza kandi agomba kubahirizwa. Nabanje no kukubwira ngo umuntu utinyuka gupfobya jenoside no kuyivuga ko wiboneye ubwabyo utiteguye ukayivuga wenda wasinze cyangwa urananiwe cyangwa utari physically mentally prepared mu mutwe utari tayari ugeze nk'umupompiste utekeye itabi iruhande rw'ikigega cya iyi pompiste nyine kuri station arabizi ko bihita bishya nawe agashya cyangwa akazi kagahomba. Ibyo nabivuze ariko nemera amategeko turayafite agomba kubahirizwa. Ndagaye ikirero ndagaya community inzego kuba hatangeze hajyaho urwego rujyanye n'ubujyana bwo mutwe ngo rube developer uriya muntu aba afite ahantu yanyuze iyo bihaba ntabwo yarabuze n'amafaranga yo kwiyishyurira. Nzi ari ibindi bihugu ajya muri control uko umuntu wa diabete ajya muri control bareba ko isukari yazamutse cyangwa yamanutse n'ufite uburwayi bwo mutwe yitaba muganga de façon régulière muganga agakora rapport. Iyi centre ndi kuvuga yabaga hano yo baranagupimaga bakareba ko dutse turi kugera twiyamerera ko ngirigeze kujya njyanayo abana nari ishinzwe. So iyo rero iyo agira iyo accompagnement psychosocial ntabwo bageze ku rwego rwo kujya mageragere. Donc ndagaya community kuba l'industrie je dirais l'industrie psychosociale muri développer mu Rwanda icyo ni icyambere tukireke ababishinzwe ubwo byararangiye cyangwa se niba bari ababikora bazabikora ariko environnement les amis nyirinzu yakodeshaga duwaye wa faculty regiteri wa kaminuza yigishagamo sepe abakorege namwe abanyamakuru abamutumira mu biganiro abasangira nabo basangiraga wa mushahara twese twaraferinze twaratsinzwe abageze siho yakagombye kubageze iyaba mu muryango muzima. Urumva ko yari ijya yakoze usibye iyo ribu yavuga ati nyaburika itobi usibye iyo ribu abandi bose ufite icyo yakoze yashimirwa ariko kubageze hariya ni ugutsindwa kwa societe yabayemo niko mbibona. Ntabwo ari kumushyikira mu byo yakoze niba ageze mu mategeko agomba kubahirizwa ariko ntiyagomye kugera hariya ntabwo ari kubageze hariya yagize societe mbi societe aho kugira ngo yoroshye ibikomere bye ikabikomeza kubuzabira kwirukana par exemple chômage ye nindi bifite n'inyungu. Ngira ngo nta n'uwabura kuvuga yuko kuva yakirukanwa ibijyanye n'ibyo bivuga byarahindutse cyane. None kubivuga nakubwiye ngo chômage ni très traumatisant
ubundi muri psychologie bavuga ko psychosocial uko babyita, ariko mu bintu bitraumatiza cyane ni perte de conjoint na perte d'emploi, biri imbere cyane. Ibyo bintu bibiri biri imbere. None we agiye yarasanga mu bibazo by'umutwe, agize perte d'emploi. Hanze rero trauma irazamutse kandi ashobora kuvuga cyane kugira ngo abeho. Niba ibyo avuga hari ikintu byakwinjiza. Izo n'utuntu tubiri. Kuba trauma yariyongeye nyuma ya chômage, kuba no kugira ngo abeho wende bisaba kwavuga. Araducitse rero. Nje bifata nko kuducika. Narenga rwa butabura akarenga mu miduha. Uriya ntazaba kibarwa kwika. Donc ntabwo tuzaba tukimora nk'umuntu. Naho yavayo ntiyabakira umuntu. Ntacyo yamarira societe, azavana yume konta. Ibyo ndi kuvuga wenda hari nawe ashobora kuzajya nawe agasubiza ubwenge kugira akavuga ati bitewe nuko hari azafatwa. Ariko ndakubwiza ukuri, umuntu warokotse jenoside, mwimagine scenario uyu muntu warokotse jenoside ufunganwe n'abayikoze. Ibyo ngibyo sindagura ndagena, ariko ntabwo byabura. Ese bazabana bate? Ese niba yaratanze nk'ubuhamya hakaba hari n'umuntu azasanga yatangiye ubuhamya, azavuga ati burya narinzi ko wowe ufite iminite kumbe nawe uraje. So ibyo byose umuntu rero turi mu nzira yo kumubura. Reka twikorera kuri kesi y'umuntu umwe kuko ibijyanye n'ibyo bigo amacentre psychosocial ndetse n'abantu bize psychologie clinique bafashwe hanze ahangaha nk'abantu badakenewe, kandi bigaragara yuko ahantu hose ikintu cya santé mentale hari na kaminuza imwe iriya Dr Agnes Binagwaho ayobora, hari kampeni bigeze gukora bagaragaza ko ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ari ikibazo gikwiye kwitabwaho. Ariko ntabwo mbona kampeni nyinshi z'abantu babikora. Ubuzima bwo mu mutwe benshi babifata nk'ikintu umuntu byayobeye. Ntabwo ari benshi bivuga abantu, ninde ushinzwe responsabilité yandi kubihesha imbaraga. So icyo nshaka kubaza rero ni iki? Ntabwo byakunze gukorwa. Ariko se ntibyakunze gukorwa, hari wakagombye kuba yarabikoresheje. Wabinegirije it's okay. Reka uretse ikibazo kigumane, ndashaka kuguha urugero. Akagari ko mu Rwanda kagira gitifu na sedo. Sedo ubwo ni development, bamwita social development, wa wundi ushinzwe uburezi, amashyamba, ikinyubakire byose. Ku murenge nta psychologue uhaba. Ikikwereka kugira ngo noneho nushaka utobora uvuge ninde wabinegirije. Kuki mu myanya bapanga muri poste z'abakozi b'umurenge nta ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe? Kuki dufite abajyanama b'ubuzima hatangiye ba binome ngira ngo babiri, harimo abashinzwe malaria, ashinzwe abagore, ubu abawongeye undi, ariko ntawe ubuzima bwo mu mutwe urimo. Kugira ngo umenye responsabilité uwo twatiribiwe ibyo bintu kudakorwa. Niba akagari katagira umuntu ushinzwe ubuzima imibereho myiza y'abaturage, apana uri ubuvangavanga ushyiramo na environnement. Niba ku murenge nta muntu nawe ushinzwe ibyo bintu by'ubuzima bwo mu mutwe, niba ibyo minisante promoting by'abajyanama b'ubuzima tubana nabo mu midugudu nta ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe, no kuvura tageti malaria na abagore. So ureba umugore kwa muganga ejo akica umwana, ndone se bamufashe kubyarira kwa muganga byara neza, ariko ejo yiciye umwana cyane. Cyangwa se n'uburyo yasamyemo buri traumatiza. Harimo ikibazo cya zanda ziri precoce zitateguwe, agezeyo kandi wenda ashatse no kuboneza urubyaro barongera bamutraumatiza, cyangwa ugiye gupimisha inda batangiye kukubaza ngo ninde wayiguteye. Ibyo si traumatiza abakabirebye. Urumva ntabwo umugore uje gupimisha ari umunsi wo kumubaza uko yayisamye, ariko ndabizi ko arababwira ngo waratambikije bateramo. No, ibyo byose rero hari inzego zakabikoze. Ukimara wenda mbere ko kumaza cya kibazo, ikindi kintu numva hari umuntu yashima ku bijyanye n'inzego z'ubutabera, ubugenzacyaha, abantu baba batraumatize nko mu rwego rw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hari Isange abo ngabo birabafasha. Ariko n'ubundi ugiye kureba uretse gufasha babandi babaye victim, ntabwo ujya usanga wa muntu noneho suspect ukekwaho cyaha hakurikiranwa ngo hamenye impamvu iri psychologique yabitera ibibazo. Ibyo byose ni amayesheke, byose ni amayesheke ya societe. Hanyuma rero donc
ibintu ari utuntu twinshi tuba dutraumatiza sinabyita ngo ikisi donc nta mwanya waduhari donc nta organe cyangwa urwego rushinzwe kubanza kwanaliza ufite no muri justice yacu penitentiaire ntaho kwanaliza ngo yaba yabitewe n'iki etat de santé y'imezi iterekane oya ni ugusoma itegeko ugashyiraho ibimenyetso are umucamanza ati akarurangiza nta kindi twakamusabye umuntu umuti wakabaye ko mbere y'uko umuntu ibintu byose byagakozwe mbere y'uko umuntu agera imbere y'umucamanza mbere ya ribu cyangwa se hagati ya ribu na parike ibyo bigakorwa na parike mbere yo kugira ngo ishyikirize umuntu urukiko ikaba yakora iyo assessment iyo analyse urabyumva igahamagara psychologist uyu muntu ni normal ariko nta bihari kare hanyuma n'ikibazo cyabazaga ngo c'est trop tard cyangwa se byararengeranye ku buryo icyo kigo izo centre ubu ngubu zishyizweho minisiteri y'ubuzima n'izindi nzego na CNLG n'izindi nzego zumva ko ari ngombwa ko harebwa ibijyanye n'ihungabana n'ubuzima bwo mu mutwe bikozwe ubu ngubu ntacyo byaramira oya ariko navuze responsabilité ebyiri ibyo ngibyo izo nzego uvuze n'uwakongeraho n'izindi zirimo mu bijyanye na infrastructure ariko n'imyitwarire ya communauté ntishingira kuri polisi zihari kuko icyo ndi gutekereza tubanje kuko leta mu bintu ikora iyo nigisha kandi ibishoramo n'amafaranga mbese ubu ntabwo uzi ko ubukangurambaga bukangurira abantu kuboneza urubyaro cyangwa kwirinda malariya byabayeho ubwo bukangurambaga no kurwanya amashashi ubuzima bwo mu mutwe uwo muntu umutware gutya umwumve gutya aba afite ubumuga sibyo polisi n'umuntu ucitswe agakoresha imvugo itariyo zivuga zaraciwe ni ukubera iki byarigishijwe no kuvuga ngo abantu mubahohoteye byigishijwe umuntu nubona bimeze gutya nyamuneka kuko batubwira ngo nukora ibindi bijye uhamagara polisi uhamagare inzego reka Theo ntuvunike yaba inzego za leta yaba iz'abikorera yaba n'abantu ku giti cyabo muri sosiyete iki kintu twagombye kugifata nk'icyacu hari umwaka nigeze abantu biyahura impfu ziri ari nyinshi icyo gihe Rwamagana yahoraga imbere na Nyamasheke bigera aho biri mu Kagera na Muhanga ukabyibaza ariko impande zose zakagombye muri psychology ibyo byose bavuga ko ari maladie contagieuse cyangwa se ni scandale ziri contagieuse kuvuga umuntu yahuye buse kanaka ko yahuye ejo bundi buse isi iracyamuruhije tureka niruhukire nawe ararituriye we byabaye reka mwereke uburyo tubana n'abantu ntitugire icyo dukora kandi tubibona ko abantu barimo biyahura bari mu nzira yo kwiyahura umuntu yatakikunda twakubwira nitunywe inzoga twembi zinyweye imyaka irenga 25 ariko ntabwo birambaho ngo nkeshe none wowe nyirakabari washoye amafaranga ufite umukiriya waje kuwa gatanu ntarahava agejeje kuwa mbere mu gitondo wagiye ku kazi cyangwa se agiye kuryama kuwa gatanu birongeye umumaranye umwaka uwo muntu ubona ari muzima ni ikibazo ubona ari muzima uwo wose hakaba n'undi ubwo ni urugero nari nguhaye hakaba n'undi nka Matata wenda Matata ukuntu byatangiye ntiyatubagamo se ntiyabaga muri iriya sare birangira afashe umwanzuro wo kugera peyaje agafata umuhanda uzamuka agacarugura yanzu bahateye agakomeza tudurwa urumva byose bitangira abantu bareba noneho rimwe na rimwe iyo muganiriye Matata umva nawe ari bikomere bijyanye na jenoside upfubya akiri mutoya uko yize hari n'akantu kamwe avuga ati nge bandihiye ishuri Farije yandihiye ishuri numvaga ko ejo hazaza hanjye ari heza ngiye kurangiza ishuri atari kurangije ishuri ubuzima buranga kurangiza kaminuza mbona ndimuka kandi arangije kwiga ibyo zose ni ingaruka za jenoside nimbwa ko yarangije kwiga none se ni ingaruka za jenoside kuko nta muvandimwe nta mubyeyi umuha network uranyumva kumurihira it's okay Farije birarangiye hasigaye genda wapurayinge utsinde cyangwa utsindwe ntibitureba ariko ahandi iyo byanze umuvandimwe ariko atariko
genda muri kiriya kigo uzakoramo stage y'amezi 3 ushobora kurangira ubonye akazi. Nta muntu agisha inama, ntawe umugira inama, ntawe agira inama. Ibyo byose ni ingaruka kuri managinga. Donc société post génocidaire yagombye kugira management iri nakwita ngo kisi iri ariko akaba ingamba no gushyira amafaranga muri farije no kurihira abantu ntabwo bihagije, nta nubwo bivanamo kubikomere barigumana. Bisaba ikindi iyindi suivi kuvuga ngo umuntu yarangije ngo afite lisansi ntabwo bihagije. Urumva kugira umuntu umubwira uti ukamenya uti ese wadepoza wibutse kudepoza ati akagenda akadepoza Gisagara ukazanamubaza uko examen yagenze, byakwabuka ngo uti genda depoze na Rubavu, byakwabuka ngo uti ariko niba byanze ko iriya station ikeneye abapompiste ntiwapfa gukora nubwo ufite lisansi muri ibi izo nama zose. Ariko niba ari umutwe umwe nta muvandimwe ntaki societe niyo twagomba kubanza tukaba twebwe societe nyarwanda akaba twe tuba ababyeyi tuba abavandimwe babo bantu. So rero iyo akuze tukumva ngo yize byarangiye ngiye nkagumana abavandimwe biologique nawe ukagumana abawe wa wundi wababuze ngo nuko yarangije kwiga ntabwo bihagije. So rero nibwo simbizi niba ari uko urumva ibya Karasira byo bije mu butabera, ariko hari n'abandi n'izo mpfu zose ugenda wumva mu turere abantu kwicana kwiyambura umwana kugira gute abantu bakagombye gusubira mu mateka y'uwo muntu. Benshi niko rero benshi abari ibyo ngibyo ari urwo ruvangitirane rwagiye rwamutraumatije bikagenda byiyongera basi. Umuntu wabigiraga ni Nasoni niwe yagereza, ariko nawe yari umwe Nasoni Munyandamutsa ngira ngo wahoze ayobora ahangaha Ikisozi hayoborwa na Eric Ndushabandi. Niwe wageragezaga abandi ntabwo turi kubabona kandi nawe yari umwe. Donc iyo domaine ntabwo yahawe agaciro tubyumve nk'abanyarwanda birababaje. Ntabwo umuntu umeze kuriya ari wo gukwena, urabyumva, ntabwo ari wo gukwena, ntabwo ari wo kwankuraje mu byarimo. Akeneye inama za buri wese uba hafi, uwo bakorana, umukoresha, uwo biriranwa, uwo basangira, urabyumva, n'abandi bamureba. Ariko kuza kukumva ko abantu bashishikajwe nuko abura akazi, ejo hari n'abazashishikazwa nuko yambutse Rwabutabura no mu miduha agakomeza ubutamwa. Ariko ibyo byose ni iki se? Ni ugutsindwa kwa societe. Ntitukabeshyane umuntu arajya yakogeza ari nawe abivugiye kuri nuza yawe bikarangira n'umuguru utari nyamara burya hano wari kugira gutya, ubwo ni ukogeza ko ngo uti courage niba utazabivuge. Arimo aragira gute arakoza intoki mu kanwa k'intare kandi hari ibyakagombye kuba byakora. So reka rero ngushimire Karegeya Jean Baptiste Omar ndetse gushimira ku bitekerezo udusangije ndetse n'amakuru mu bice bitandukanye byo dusangiza. Ariko kandi nshimira buri wese yafashe umwanya agakurikira iki kiganiro. Nshimira abantu bari mu nzego, ibiganiro tuba dukora bikurikirwa n'abantu batandukanye, harimo n'abantu mu nzego z'ubuyobozi zifata ibyemezo. Twizera ko ibi bintu inzego bireba zizabisesengura. Icyizere cyo ntacyo ibintu byose kuko nge nabikweretse kandi ntabwo ari inzego za leta, nabikweretse haba mu buyobozi bwite, haba mu nzego z'ubuvuzi, haba mu bantu na societe muri rusange. Twese hari ibyo tugomba gukosora, buri wese, iza leta, izigenga, iz'ubuganga na societe muri rusange. Twicekinga impande yacu, hari abantu barimo baducika tubareba tukogeza ukagira ngo napere yakinye na leta. Oya, donc ingaruka turazibona, abantu baraducika kandi ntabwo bagenda ngo bagaruke. So reka rero ngushimire n'abadukurikiye baza kuduha ibitekerezo batwandikira muri comment batubwire mwe mu byumva mutse mwumva hakwiye gukorwa iki, ese ninde bireba, nire bagafasha ya mbere umuntu yahera hehe, ese koko byaba biri twotari cyangwa se twarakererewe kuba twagera umuntu wize psychologie clinique ukora muri buri centre de santé cyangwa ahandi atumva ko kuvura umuntu ari kumutera urushinge gusa cyangwa se kumuha ikinini, yuko wanavura umuntu mu kumwakira, kumuganiriza, ukamubwira yuko ibyamubayeho akabanza akiyakira, mu kumugira inama yuko akwiye kwitwara, no mu kumwumva yuko ibyamubayeho ari ibintu bishobora kuba
bisanzwe ubuzima busanzwe atari wa musazi nkuko dukunda kugira ingiro ni umusazi w'indera ibyo byose hakorwa iki mwumva byagenda gute mwese muduhe ibitekerezo muduhe inyunganizi ndetse munatubwire se inzego z'ubugenzacyaha inzego z'ubutabera nkuko kuri kesi ya Karasira ubwege yivugira kenshi yuko RIB yamubaye hafi ikamugira inama ikamubwira have ikamucyura akajyayo yakirirwayo ntamufate nk'umususpect bakamugaburira bitari mu nshingano zabo hanyuma umukozi bari bakamucyura akamubwira ati ariko no kumusura umukozi bari bagamubwira ati bino bintu abujye bitondera ibi groupe burimo bya WhatsApp bitondere bakamugira inama ese inzego z'ubugenzacyaha za nzego zose gutyo zakoze zarwaje izindi nzego byagafatanyije zamugezaga muri karitsiye ituwe n'abantu ukaba ufite umupangayi umeze kuriya akakwishyura ukumva ko birangiye bizatugaruka ubwo mwese mwaduha ibitekerezo ibiganiro byacu byo bihoraho ku ngingo zitandukanye ndetse no tugenda twungurana ibitekerezo kugira ngo turusheho kubaka sosiyete nyarwanda n'isi muri rusange navuga ngo murakoze naho gutaha.